Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwese abateze amatwi radiyo Inkoramutima 107.1. Ndabakunda cyane kandi Imana yo mwijiri bampera umugisha. Uwo mwumva ni Pastor John Karimbanyi, kandi nzi neza yuko Imana iduhaye umwanya ko tugiye kugirana ibihe byiza kandi ibihe by'umugisha. Imana ikumpera umugisha. Rero reka dutangirane dusenga Imana, ubundi tuganira ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Uwiteka Mana nziza nyiringabo, nciye bugufi imbere yawe nkuzaniye abateze amatwi iradiyo aka kanya, abari mu ntara enye zigize igihugu cyacu ndetse n'umujyi wa Kigali, ndetse n'abari mu bihugu duturanye bashobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uwiteka nyiringabo Imana, mbazanye imbere yawe ngo bagire neza kandi ubiteho, ubakomeze kandi ubashoboze muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zikora imirimo n'ibitangaza zimanuke muri aka kanya mu izina rya Yesu. Abantu babohoke, abantu babona amahoro, abantu babona ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nyiringabo Imana, ndetse bazatanga ubuhamya bashima bavuga ngo Mana wakoze ibikomeye, natwe turanezerewe. Amen. Niba unkurikiye aka kanya nawe vuga ngo amina. Imana ye bampera umugisha kandi Uwiteka abishimire ndetse abiteho. Tugiye kuganira ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni imibereho. Tubonye Imana ikora imirimo yayo mu ijambo ryayo, kandi nawe uduteze amatwi aka kanya nzi neza ko utari bugume uko wari uri mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya, ibice byaho 8, umurongo waho wa 19. Maze iminsi nkunda kuvuga kuri uyu mugabo, kuko nanjye iyo mvuga kuri umuhanuzi w'Imana nanjye ndafashwa. Nawe rero uteze amatwi radiyo Inkoramutima, ndabizi neza yuko ugiye gufashwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusome umurongo waho wa 19, ariko we nushaka uze gutangirana rwose n'umurongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka nyiringabo aravuga ati, kwiyiriza ubusa byo mu kwezi kwa 4 no mu kwezi kwa 5 no mu kwa 7 no mu kwa 10 bizahindukira ab'inzu y'Ubuyuda iminsi y'umunezero n'iy'ibyishimo n'ibirori byiza cyane, nuko nimukunde ukuri n'amahoro. Uwiteka nyiringabo aravuga ati, muzabona amahanga azanye n'abaturage bo mu midugudu myinshi, kandi abaturage bo mu mudugudu umwe bazajya mu wundi bavuge bati, nimuze twihute dusabe Uwiteka umugisha, dushake Uwiteka nyiringabo. Bati natwe turajyayo. Murongo wa 22 haravuga ngo ni ukuri koko abantu benshi n'amoko akomeye bazaza i Yerusalemu gushakira Uwiteka nyiringabo no kumusaba umugisha. 23 Uwiteka nyiringabo aravuga ati, muri iyo minsi abantu 10 bazava mu mahanga y'indimi zose, bafate ikinyita cy'umwambaro w'Umuyuda, bamubwire bati, turajyana kuko wumvise yuko Imana iri kumwe nawe. Amina. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zitandukanye n'izindi mbaraga abantu benshi babatekereza, kandi imbaraga z'amasengesho nizo mbaraga zishobora guhindura ibihe ibyo ari byo byose waba urimo. Nkunda kuvuga ngo imbaraga z'amasengesho zizana amahirwe ya kabiri. Abantu mu buzima bwabo bakeneye amahirwe ya kabiri, ariko nayo nkubwire ngo nta handi wakura amahirwe ya kabiri uretse mu mbaraga z'amasengesho. Haleluya. Rero gusenga, ahangaha umugaragu w'Imana Zakariya atangiye avuga ngo
kwiyiriza ubusa no gusenga byo mu kwezi kwa kane ndetse no mu kwa gatanu ndetse no mu kwa karindwi ndetse no mu kwa cumi bizahindukira ab'inzu y'Ubuyuda iminsi y'umunezero, iminsi y'ibyishimo ndetse n'iminsi y'ibirori. Mereye aho ngaho nyine gusa. Gusenga bigomba kugira igihe, nk'uko Bibiliya yatanze icyo gihe cyo mu kwezi kwa kane n'ukwa gatanu n'ukwa karindwi n'ukwa cumi. Nagira ngo nk'uko ukora proje yo kubaka inzu, nk'uko ukora proje y'ubuhinzi, nk'uko ukora proje yo kwiga, nk'uko ukora proje iyo ari yo yose cyangwa se umushinga ari wo wose, nayo nkubwira umushinga ushobora kukugira umumaro, umushinga udashobora guhomba, ni umushinga wo gusenga. Mbonye Imana mu gusenga, mbonye amahirwe ntigeze mbona mu buzima bwanjye, ariko mu gihe ntangiye gusenga mbonye Imana ihindura amateka yanjye. Nshuti yanjye, abantu bahindura amagambo, nawe Imana yahindura amateka yawe, abantu bagahindura amagambo bakuvugaga. Sinzi ukuntu abantu bakuvuga muri ibi bihe urimo wumva ubutumwa bwiza, ariko icyo nzi neza nuko nizera nashidikanya mu gusenga kwawe guhindura ibihe waba urimo ibyo ari byo byose. Abantu bagahindura amagambo bakavuga ngo ariko uriya muntu asigaye aba hehe, uriya muntu asigaye arya iki, uriya muntu asigaye akorera hehe, uriya muntu asigaye ameze. Mbese ishusho yawe igatandukana n'izindi shusho wigeze kugira mu buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nshuti za Yesu, wowe unteze amatwi ariko nkubwire ngo gusenga gutanga amahirwe ya kabiri. Bibiliya iratubwiye ngo gusenga byo mu kwezi kwa kane n'ukwa gatanu n'ukwa karindwi n'ukwa cumi bizahindukira. Mu yandi magambo ngenda bango bizahindukira ab'inzu y'Uwiteka Umwami Imana, bizahindukira abantu bafashe uwo mushinga, bizahindukira abantu. N'uyu munsi aragira ngo utangire, nutangirana nanjye uyu munsi uraza kubona kugirirwa neza n'Imana, uraza kubona imirimo y'Imana, uraza kubona imbaraga z'Imana, uraza kubona imirimo Imana igikora mu bantu bayo. Ndibuka umunsi umwe twari dufite igihe cyo gusenga, nta nubwo ari na kera, ndatekereza ko ari umwaka washize. Tugira ibihe byiza byo gusenga, n'ubu turi mu bihe byiza by'amasengesho. Abajya bakunda gukurikirana inyigisho zanjye, bakunda gukurikirana cyano zanjye, njya ngira igihe cyo gusenga, n'ubundi mu gihe cyo gusenga. Nawe rero ndibuze gusoza ngo telefone yanjye ukeneye kwakira cyangwa kubona inyigisho zanjye z'amasengesho, cyangwa wifuza kujya usengana nanjye, nagira ngo nkubwire ngo byagufasha. Nk'uko rero Zakariya umugaragu w'Imana yavuze gusenga ko kwiyiriza ubusa. Ubundi iyo ubuzima bw'umuntu gusenga, Bibiliya iravuga mu gitabo cya Matayo ibice byaho 7 ngo nimusabe muzahabwa, nimushake muzabona, nimukomange muzakingurirwa. Ngo kuko usabye wese arahabwa, ushatse arabona, ukomanze arakingurirwa. Ngo ese mwebwe ko muri babi ngo mukabamo abana banyu ibyiza, Data we mu ijuru yabuzwa n'iki kuduha ibyo twamusaba ibyo ari byo byose? Nshuti ya Yesu, wowe nkurikiranye muri aka kanya ngira nkubwire ngo hari imbaraga ziba mu gusenga. Iyo dusenga icyo uzasaba cyose uzakibona. Iyo dusenze icyo uzashaka cyose, haleluya, uzakibona. Iyo dukomanze turakingurirwa. Muri ayo magambo atatu nagira ngo ubwire ngo harimo bya bintu bitatu nayo muri Zakariya. Uzabona umunezero, uzabona ibyishimo, ndetse uzabona n'ibirori. Haleluya. Niba rero uri unyumva uteze amatwi akanya uvuga ngo nanjye nkeneye umunezero, imbaraga zizana umunezero ziba mu masengesho kandi gusenga. Nagira ngo ubwire biravuga ngo dusenge ubudasiba, ukurushaho gusenga, ukurushaho kwegera Imana, ukurushaho gusanga Imana, ukurushaho kubana n'Imana, kuko gusenga
ni ibiganiro umuntu agirana n'Imana, kandi bya biganiro tujyana n'Imana bikaza gusohoza umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe. Ahubwo waba waratawe nubwo waba wararetswe, iyo ugiye gusenga Imana, Imana iraza igakora ibitangaza n'ibimenyetso, abantu bagatangara. Ndagira ngo nkubwire, hari umwana umwe, n'umwana mutoya nabikubwira mu minsi yashize, yari amaze imyaka 9. Umubyeyi we yari yarahangayitse. Shobora gutanga ubuhamya, nawe ashobora kuba arimo anyumva, cyangwa nawe ufite ikibazo nk'icyo mwana. Icyambere, uyu mwana nago yari yakarya ngo ahage mu buzima bwe. Icyo cyari icyambere. Icya kabiri, uyu mwana w'imyaka 9, ndekera ko yari amaze kugera mu mwaka wa 2 gutyo. Uwo mwana w'imyaka 9 ntabwo mu buzima bwe yashoboraga kujya gukora ibyo babyita ibikomeye. Ntabwo ashobora kujya muri toilette nibura atagize umuti bamuha, kuko umubyeyi yarambwiye ngo yashoboraga nibura akamara nk'ukwezi. Kandi reba, umuntu wariye nahaga akarya mu gitondo, saa sita, nimugoroba, noneho ntagihehe, ntajye kuri toilette. Ndangije mu bitaro bafite ibitaro, ariko ndatekereza ko ibitaro bari bamuhaye transfer yari kujya Faisal. Ariko icyaje kuntangaza, mama yumvise ubuhamya bwanjye, yumva buri imirimo Imana igikora. Tuvuye mu gusenga, arampamagara kuri telefone. Imana imumpera umugisha. Abantu biyo hakurya muri Rwamagana, nawe niho hatuye, Imana ibamera umugisha. Arangije amusaba rendezvous, ndamwemerera ku gihe cyose ushaka kumbona. Icyaje kuvamo, ndavuga nta kintu nagufasha kuri telefone, ngwino n'uwo mwana muzane rwose. Umwana araza, turaganira n'umubyeyi we, anyereka impapuro zose afite, atubu dushigaje muri Faisal n'imiti binini rwose agendana, ariko nayo idafite ikimumarira. Nawe tekereza umuntu urya akazajya kuri toilette rimwe mu kwezi. Ariko igitangaza Imana yakoye ngo yewe ntacyo nagufasha, nta n'icyo nakumarira, ariko mfite Imana. Hari Imana nsenga, hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza, hari Imana ifite ubutware, yahaye ubushobozi abaganga bose. Haleluya. Ndangiye dusenga Imana. Nagira ngo ubwire inshuti ya Yesu, twarasenze Imana mu mwanya mutoya, igihe kitageze n'isaha imwe rwose. Umubyeyi arangije, ndavuga nigenda wizere. Ikintu kisha abantu ntabwo twizera. Iyo wizeye Imana, haleluya, Imana urayibona, ubona imirimo n'ibitangaza ikora, ubona ineza yayo. Nagira ngo ubwire uyu mwana, guhera icyo gihe icyo Imana yamukoreye cyambere, umwana yatangiye kurya, akarya, akabwira abye ngo ndahazi. Icya kabiri, n'umunsi utarashira amaze kurya azi ngo nibisanzwe, agiye kumva yumva ashatse kujya muri toilette, nta muti yanyoye. Guhera icyo gihe kugeza n'uyu munsi, umwana amashuri yari yamunaniye. Urumva n'umwana ugiye mu wa 3 kwiga byasa nkaho byanze, kubera ikibazo yari ifitiye. Inda yari yaratangiye kubyimba. Nawe urumva iyo myaka yari ishize, ibyarya ntumbazaho byari biri. Ariko reka nkubwire, nta kindi nahishuriwe yuko ntabwo ari uburwayi, ahubwo hari imyuka yari yicaye ku buzima bwe. Nanjye nshobora kuba mvugana nawe ufite ikibazo wowe wenda kitameze nk'icyo, ariko nawe ukeneye Imana ko hari icyo yakora ku buzima bwawe. Nawe ukeneye Imana ko hari icyo yakora ku bana bawe. Nawe ukeneye Imana ko hari icyo yakora mu muryango wawe. Nawe ukeneye Imana ko hari icyo yakora mu bihe nyibi ngibi urimo kumva ubutumwa bwiza. Imana yamanuka igakora igitangaza ku buzima bwawe, itagize umuntu ibanje kubaza, itagize umuntu ibashe kugisha inama, ahubwo ikabikorera kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Wowe unteze amatwi aka kanya, sinzi ikibazo ufite. Ushobora kuba ufite ikibazo nk'icyuriya mwana mutoya, ariko
Imana dusenga yagikemura, Imana dusenga yagukiza iyo ndwara, Imana dusenga yaguhindura ubuzima ikaguhindura amateka. Uwo mwana uyu munsi ndavugana nawe nkubwira nk'uko uwo mwana yabonye amahirwe ya kabiri, nawe wabona amahirwe ya kabiri. Imana ikakurwanirira intambara, waba uzizi waba utazizi, Imana yakugirira neza, Imana yagutabara mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ababyeyi be afite ababyeyi bombi. Uyu munsi uyu mwana ariga amerewe neza, aguwe neza, kandi niba nduvuga ubutumwa nawe arabwumva. Haleluya. Rero nawe turaza gusoza iri jambo ry'Imana nawe dusengana. Yesu ashimwe, kuko ndumva Imana irimo injyana mu bihe byo kukubohora, ikabohora ubuzima bwawe binyuze mu gusenga. Gusenga rero ni iki? Ni nk'uko umubyeyi aganira n'umwana we, niko Imana iganira natwe. Ariko kugira ngo usenge, amasengesho yawe azamuka agere ku Mana, icya mbere nayo nkubwire ngo ugomba kubanza ukihana ibyaha. Icyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka Umwami Imana. Birashoboka ko hari ibyo urimo guhura nabyo, ariko ibyo uhura nabyo birambwira neza ngo nimuhindukira mukareka ingeso zanyu mbi, nzabumva ndi mu ijuru. Reka ibyaha, va mu byaha urimo kunyumva, wowe unyumva aka kanya uvuga ngo hari ikibazo mfite, ukeneye ko dusengana, ukeneye ko ngusengera. Nagiye nkubwire ngo va mu byaha, nagiye nkubwire ngo nuva mu byaha Imana yite gukora ibikomeye n'ibitangaza, Imana yite kukugira neza. Ndavugana nawe urimo uranyumva, uri umwana w'umusore, ntabwo uzi icyo wakora kuko ubuzima bwagucanze. Ariko reka nkubwire ikiguteye, igitumye unyuze muri mibereho, igitumye unyuze muri ubwo buzima, ndagiye nkubwire ngo itandukanye n'icyo cyaha, itandukanye n'icyaha cy'ubusambanyi. Ntabwo waba usambana, ntabwo waba uzirimba usambana, ntabwo waba ubwiriza usambana, ntabwo waba icyo waba ukora cyose imbere y'Imana ukagikora ukiri umusambanyi, ni ikizira imbere y'Uwiteka Umwami Imana. Isengesho ryawe ntacyo rishobora gufasha ku Mana, ntako ryagera ku Mana. Ariko umunsi nuhindukira ukareka ingeso zawe mbi, ukava mu busambanyi. Abantu musambana ku buryo bwinshi. Uyu munsi abantu bazi ko gusambana nabwo ni ugusambana, imibonano mpuzabitsina n'ubusambanyi, kuko niba ari uwo mutashakanye n'ubusambanyi. Ariko hari n'abasambana bagira gute? Hari abasambana harabikinisha, ubwo ni icyaha cy'ubusambanyi. Haraba ku matelefone, abasore n'inkumi muranyumva cyane, ugasanga ntago mugisinzira ngo utabanje guhamagara kope wawe, sinzi amazina mwitana. Ariko ndeka nkubwire, ukiri muri ubwo buzima ntago wategereza kuzakora ubukwe, ntago wategereza kuzambara agatimba cyangwa wambara ikote ukora ubukwe, kuko Bibiliya yatubwiye neza ngo gusenga, kwiriza ubasa no gusenga, nubwo wakwiriza amasengesho 1000, iminsi 100, ntacyo byagufasha ukiri mu byaha. Itandukanye n'icyaha niba ushaka kubona Imana. Haleluya. Kwiriza ubusa no gusenga ngo bituma ugira ibihe by'umunezero. Ukeneye umunezero, itandukanye n'icyaha. Ukeneye ibyishimo, ukeneye ibirori, itandukanye n'icyaha. Yesu ashimwe. Niko Bibiliya yatubwiye. Icya kabiri, haleluya, izere Imana. Wivuga ngo kubera yuko ndashomereye, nta kazi ngira, ugasanga agiye mu buraya kubera ndavugana n'abantu uyu munsi bicuruza. Wowe uri muranyumva wicuruza washyize amakuteri, hari impamvu mvise ubu butumwa aka kanya mu matwi yawe. Tandukana n'icyo cyaha, kuko aho kugira ngo uruhuke uzarushaho kunanirwa, uzarushaho kuruha, uzarushaho kubabara, uzarushaho kubabazwa, ndetse n'abazagukomokaho bazababara. Nagira ngo wongere ugaruke, ngo nitugarukira Uwiteka Umwami Imana. Imana yitewe kutugarukira. Rero Imana yo mu ijuru yitewe kukugarukira. Wowe unteze amatwi aka kanya, nayo mu bwego garukira Imana, Imana iraza kukugirira neza. Ndimo ndavugana n'abantu batari bamenye Imana. Yesu ashimwe. Reka mvugane nawe noneho wamaze kumenya Imana, ariko nubwo wamenye Imana uracyashidikanya Imana. Wamaze kumenya Imana ariko wavuye mu murimo wayo. Bibiliya iravuga ngo nidukora iby'Imana, Imana izakora ibyacu.
ubu ndumva natangiye guhanura, ndumva natangiye kuvugana n'abantu batandukanye. Iyo wamaze kuva mu by'Imana, Imana nawe isa nkaho iva mu byawe. Iyi Imana yamaze kuva mu byawe, nagiye ngubwire ngo utangira guhura n'intambara. Haleluya. Warasengaga, ntabwo ugisenga witwaje ngo urusengero rwawe ntabwo rukora, ntabwo urusengero ari iriya nyubako, ahubwo urusengero rwa mbere ni wowe. Bibiliya iravuga ngo mbese ntabwo muzi yuko muri inzu z'Uwiteka, ese iyi nzu y'Uwiteka Umwami Imana yaba irimo iki? Yaba ifashwe ite? Yaba ifite isuku ki? Yesu ashimwe. Kuri urusengero rw'Imana, we wamuririmbyi we, itandukanye n'ibibi, ntabwo Imana izaguha umugisha utari wamara kwatura ibyo byaha byawe. Abantu benshi dusigaye muri ibi bihe dusigiriza ibyaha, aho kugira ngo wature ibyaha byawe, ahubwo ukaba ngo ngiye kugira gute, sinzi ukuntu babyita mu madini amwe, ngo tugiye kwicuza ibyaha. Ariko muzi ijambo kwicuza, regrete, kwihana, repentance, ni amagambo biratandukanye. Rero abantu uyu munsi iyo wicujije, menya ngo kwicuza mu yandi magambo ngo ndicujije, nicujije ko nasama. Rimwe na rimwe hari ubwo ari ingaruka z'uko wagize gute, ni Imana imbabarire, nicujije ko nasambanye nkarwara sida. Birabaho, bibaho. Ariko nubwo waba warasambanye ukarwara sida, ngo biyaba ngo ni mu ngarukira, Uwiteka azagera gute, azabagirira neza. Ongera ugarukira Imana. Ngiye mbonye abantu bakira sida, ngiye mbonye nibuka umunsi umwe twarimo dusenga, hari umwana w'umusore afite igisebe cyaje ku kaguru, igisebe utaze nawe wamubaza cyaje uti kaje ari agaheri, aragashima. Nishobora kuvugana nawe ari kumeze, aragashima. Arangije kugashima, mu gihe gito yakaba gatangiye kuzana akabyimba, mu kirye kaba gatangiye gukura, mu kirye batangira kubona byako, batangira kunywa imiti, ariko haje kuvamo kanseri. Nahuye nawe amaze imyaka itari munsi y'5, akaguru kose karamaze gutetema, batangiye gutekereza uburyo bazagaca, ariko bavuga ngo yarazamutse, yarenze mu mavi. Haleluya. Ariko ndibuka Imana yanjye ndayikunda. Ndangije turimo dusenga, Imana iramishurira umuntu afite igisebe amaranye igihe kinini, uzi ngo ni igisebe gisanzwe kandi ari kanseri. Dusenga Imana. Ndabyibuka ko muri icyo gihe tumaze gusenga Imana, hari ku icyumweru cyakurikiyeho gusa, ntago byatwaye igihe kinini, hatangira kuzaho agahu gatangira kugitwikira. Atangira kugira ngo ni bya bindi baramubwira ngo nubwo hariho agaho gatwikiriye, ngo ariko imbere kiracyarimo. Nyuma y'ibyumweru bitarenga 3, hahandi hari hamaze kugira gute. Erega dufite ubuhamya, iyo tuvuga Imana tuba tuvuga imirimo yakoze. Hahandi kuri uyu munsi ni inkovu ihari, kanseri se wayikura hehe? Bibiliya irambwira ngo iki mu gitabo cy'Abafilipi. Reka dusome ibyanditswe byera ariko. Haleluya. Imana yo mu ijuru ikugire neza kandi kwiteho, ngo muzagira igihe cy'umunezero. Wanezerwa ute kandi urwaye kanseri? Wanezerwa ute kandi abazimu barara bakuniga? Wanezerwa ute? Benshi barinezeza, ukagira ngo uri muri neza, ahubwo uri muri yica. Hari ibyo twita umunezero, ariko turimo gupfa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe. Wowe uneze amatwi akanya, Yesu akumpera umugisha rwose. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Reka mbabwire, ushobora kuvuga ngo twasenga gute se? Buriya gusenga, muzi abantu babaye ahantu borora, bagira ikintu bita igicaniro. Abanyamasengesho barabyumva cyane, bahita bumva igicaniro cy'amasengesho. Buri igicaniro cy'amasengesho kigira gute? Aho ngaho niho Imana igikorera. Igicaniro ubusanzwe hariho ibicaniro byinshi, ariko reka mvuge ibicaniro 3. Ibyo bicaniro niba bidakora, uyu munsi utangire nawe wisubireho, utangire uhindukire urebe. Igicaniro cya mbere kibera mu mutima wawe. Igicaniro cyo mu mutima nzaza ndi munsi mfata umwanya wo kubigisha kuri ibyo bicaniro, ariko igicaniro cyo mu mutima
n'uburyo nicyo gicaniro kiguha umwanya wo gusenga, nicyo kiguha gusabana n'Imana, nicyo gituma umutima ukuvuga ngo jya mu rusengero, isa yo gusenga yageze. Igicaniro cyo mu mutima kikubwira ngo ariko wafashe uyu munsi, wafashe umwanya ukiriza ubusa ugasenga, icyo gicaniro cyo mu mutima nzakivugaho. Igicaniro cya kabiri ni igicaniro cy'umuryango, igicaniro cya gatatu ni igicaniro cy'itorero. Ibyo bicaniro ko ari bitatu ni ibicaniro biba bikenewe igihe cyose guhora byaka. Ni ukuvuga ngo igicaniro cyo mu mutima ni bya bindi wita umutimanama ukujyana mu rusengero, waba uri umunyabyaha, waba waraye usamba, wagize gute, ariko ukumva urashaka kujya gusenga. Aho rero ni igicaniro cyo mu mutima. Kabiri, igicaniro cyo mu muryango ni hahandi mwicara nk'umuryango, umugabo n'umugore n'abana, mukagira umwanya wo kuhura n'Imana n'umwanya wo gusenga. Niba mu rugo rwawe mutajya musenga ngo musengane nk'umugabo n'umugore, musengane n'abana bawe, cyangwa niba uri umusiribateri ugira isaha yo gusenga iwawe, igicaniro cyo mu rugo cyarazimye. Gatatu, igicaniro cy'itorero. Uyu munsi benshi muri twa amatorero ntabwo amatorero arakinze, ninde wabibabeshye? Itorero rya mbere ni umutima wawe. Itorero rya mbere nubwo amatorero akinze, ariko ntabwo hafi yo nta torero rihari. Ese nta torero unyuraho ujya ku kazi? Nta hantu uzi hari itorero rikora? Uyu munsi uritwaza iki? Wicaye mu rugo amezi, umwaka ugiye gushira. Ndibuka ko isengesho zatangiye mu kwezi kwa kari cyo kwa 8. Uravuga ngo uyu munsi ntago hijya guterana. Why? Kubera iki? Kuki utajya mu rusengero? Kuki udaterana? Yesu ashimwe. Imana yo mu ijuru igira gute igufasha. Ariko igicaniro cyo umutima iyo cyazimye no guterana nubishaka. Igicaniro cy'umuryango kidakora niho divorce zitangira. Igicaniro cy'itorero iyo cyazimye ni hahandi usanga itorero rihari ariko nirijya rigiriye cyo gusenga. Ibyo bibaho. Ariko Imana igira gute? Imana ikubabarire. Imana itubabarire. Imana iracyari mu kazi. Imana iracyakora. Haleluya. Dufite Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira, ibyo dusaba. Dufite Imana igihindura ibikomeye bikaba byoroshye. Dufite Imana igishyiraho tutazibonaga. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero nshuti yanjye uneze amatwi aka kanya, ndagira ngo ubwire ngo komera, ongera usubire ku gicaniro, ongera usenge, ongera wiyiriza ubusa nkuko wiyirizaga ubusa, ongera ushaka Imana nkuko washakaga Imana. Jya mu cyumba cyawe usenge, jya mu cyumba cyawe ubwire Imana yiteguye kukumva. Nshuti yanjye, ubwire Imana yiteguye gukora ibikomeye, yiteguye kugutabara, yiteguye kukurengera. Haleluya. Igitabo cy'Abafilipi ibice 2 umurongo w'9 aravuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, uwo ni Yesu Kristo, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ari ibyo mu isi cyangwa ari ibyo munsi y'isi. Haleluya. 10 ngo kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Haleluya. Ndavuga kuri iri zina rya Yesu Kristo, ari ryo zina twahawe, ari ryo zina twizera, ari ryo zina twizereramo, ari ryo zina buri kanwa kose kazatura yuko ari umwami, ari ryo zina buri viryo rizapfukama ripfukamira iryo zina. Ndimo ndavuga Yesu wa Nazareti, ndavuga Yesu uvugwa muri Matayo 11:28 ngo yemwe abarushye n'abaremere nimuza mukansanga nzabaruhura. Wowe uneze amatwi muri aka kanya, ukeneye ko Imana ikuruhura, ikakuruhura mu byaha, ikakuruhura mu bukene, ikakuruhura mu marira urarurira, ikakuruhura mu ntambara urimo, ikakuruhura mu rugo rwawe. Ntabwo Imana yacu yakwirengagiza, ntabwo yakureka. Nugira igihe cyawe cyo gusenga, igihe cyawe cyo gushaka Imana, igihe cyo kuvuga Imana. Imana mvuga mbonye ikora, Imana mvuga mbonye ihindura ibikomeye byoroshye, Imana mvuga mbonye ishyirinze aho tutazibonaga, Imana mvuga mbonye izura ibyapfuye bikaba bizima, Imana mvuga mbonye ihindura amateka, Imana mvuga mbonye ishyira inzira tutazibonaga. Iyo Mana niyo yagira ikigufasha, iyo Mana niyo yagira ikikuremera, iyo Mana yigishyira inzira tutazibonaga. Nshuti za Yesu neza amatwi, ndagira ngo ubwenge iyo Mana nimo kuvuga, niyo Mana yagutabara, niyo Mana igitanga amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uneze amatwi muri aka kanya,
sinzi ibikunanije, sinzi indwara urwaye, sinzi uko bikumereye, sinzi iminsi ibyawe uko bimeze. Icyo nzi neza ndimo ndavuga Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twiba byo dusaba. Ndimo ndavuga Imana ya Meshaka na Saduraka na Abedinego. Bibiliya iratubwira neza ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro. Bibiliya ikatubwira neza barangije nta kindi bari bakoze, bavuga ngo nimuramye ibigirwamana. Va mu bigirwamana, bavuga ngo ntago dushobora kuramya ibigirwamana. Batari ku mwami yamaze gucana itanura hariya ry'umuriro, barabajugunyamo. Bibiliya batubwira neza ngo barangije baravuga ngo naho Imana yacu itadukiza ntabwo twapfukamira ibigirwamana. Ni iki kigukuye ku Mana? Ni iki gitumye upfukamira ibigirwamana? Ni iki gitumye ibintu byose ubihanze amaso ukagira ngo niho hari ubuzima? Benshi uyu munsi wa none akazi kawe uragakora kandi none kakubera ikigirwamana. Uritwaza ngo ntabwo njya guterana kubera ko akazi kanjye gahuye n'amasaha yo gusenga, ahuye n'amasaha yo kujya mu kazi. Reka nkubwire, uribeshya. Yesu ashimwe. Imana niyo yaguhaye ako kazi. Ndavugana nawe uri mu nkuru cy'aka kanya. Imana yaguhaye ako kazi ngo uyihimbarijemo, ako kazi ngo Imana izagushyigikirane n'ako kazi ushobore kubeshaho umuryango wawe n'abandi bari hafi yawe. Ariko akazi wakagize urwitwazo, umubiri wawe ugize urwitwazo, uva ku kazi unaniwe. Yesu ashimwe. Nagira ngo ubwire inshuti ya Yesu, wongera ibihe byawe n'Imana. Uri muri yanyumva aka kanya, ongera ibihe byawe n'Imana. Wowe nkurikiye aka kanya, Imana hari icyo yakora ku buzima bwawe. Imana hari icyo yakora ku mibereho yawe. Imana hari icyo yakora mu muryango wawe. Nuyizere Imana ntabwo iza kukureka. Nuyizere Imana iraza gukora ibirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe, nako kazi kakubera kumugisha. Ndavugana n'umuntu w'amafaranga wamaze kuyashyikira, wamaze kuyakoraho. Nibwo uhura n'ibibazo, nibwo uhura n'intambara, nibwo uhura n'impagarara, nibwo uhura n'ibiteye ubwoba. Niba ibishaka amafaranga biza, nibwo abana baba barwaye, nibwo bakwishyura school fees. Iyo ufite amafaranga ibibazo bimenya ko wayabonye, akaba iyo bishaka kuyakoresha bwa mbere. Ntabwo amafaranga abereyeho kugira ngo ubure umutekano, ahubwo amafaranga ugomba kuyafata ugatuza, ugashimira Imana. Warangiza muri ya mafaranga yawe ukavuga ngo Mana wakoze kuko uyu mushahara nkubonye kubera wowe. Mbere utaragira ikindi kintu ukora muri ya mafaranga, ugafata kimwe mu icumi ukakijyana hehe? Mu nzu y'Uwiteka kubamo Imana. Yesu ashimwe. Ya mafaranga yawe asigaye azaba afite insurance, azaba abonye ubwishingizi. Uzayakoresha utuje, nurangiza ukora ibyo ugomba gukora ndetse unasagure. Ujye ubona n'ituro uzana mu nzu y'Uwiteka kubamo Imana. Ujye ubona uburyo ushyigikira umurimo w'Imana n'abakozi b'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndavugana n'umuntu uyu munsi wa none, Imana ikuntumyeho nkubwira ngo amafaranga ntabwo ariyo agomba kukuyobora, ahubwo niwe ugomba kuyayobora. Amafaranga nayo ntabwo uri amafaranga, wowe uri uw'Imana. Yesu nashimwe. Iyo mvuga imirimo y'Imana hari ubwo numva ngize ifuhe. Ndagira ngo nshuti yanjye ongera ugarukire Imana, ngo nimugaruka nzabagarukaho. Imana itewe kukugarukaho. Hari andi mahirwe Imana ishaka kuguha. Nubwo bimeze bityo, ndagira hari amahirwe. Ndibuka ndi kuri radio imwe, ndimo mvuga amagambo nk'aya ngaya, numva narakaye. Hari umuntu umwe, ntago nshaka kumuvuga, ariko yagize gute, bari bamwandikiye urwandiko ku kazi. Bambwiye akazi, abantu bamugambara bamuca inyuma. Erega ntago abantu bagukunze, ariko Imana iragukunda. Nanjye ndagukunda nkubwira aya magambo. Ndagukunda nshuti yanjye. Witekereza ko abantu batagukunda. Ngiye ndagukunda. Ngenda kwikuye ko Imana yamwe ngukunde. Yesu ashimwe. Kandi mbona guhamagara kubwira amagambo kugira ngo usubire mu imbaraga. Yesu nashimwe. Haleluya. Arangije numva umwuka arambwiye ngo fata urwo rwandiko bakwandikiye. Ndasenga. Nago nari nzaherereye, ariko ndiba icyo gihe ko nasanze aherereye aho hepfo Majerwa hano Gikondo. Yesu ashimwe. Ndangije ndasenga, saba Imana, ndavuga Mana, uyu muntu no ujye utuburanira. Nabonye uburana imanza zitandukanye, buranira uyu muntu. Fata urwo rwandiko rwawe. Imana imbwiye ko igiye kwandika kugira gute, gukoresha boss akongera kandi kurundi. Yesu ashimwe. Kandi abantu bakugambaniye, ndavuga n'abantu mujya mugambanira abagenzi banyu, bagambanira kubera iki? Waretse nawe agatunga umuryango, waretse nawe akabaho mukabana amahoro.
bibiravuga ngo ku rwawe ruhande bana n'abantu bose amahoro. Arangije ndamubwira urwo rupapuro, arangira nsoje namuhaye nimero arampamagara, ndamubwira rushyira imbere turusengere. Inama hari kwa ndibuka ko icyo gihe hari kwa yari amaze icyugo, hari kuwa gatatu, nari ngiye ku materaniro yo kuwa gatatu ku rusengero. Ndangije ndamubwira nti wowe fata urwo rwandiko rwawe turusenge tushyire imbere y'Imana. Icyumweru kimwe gusa ubwo boss yarakomeje arakurikirana. Muri icyo cyumweru hari igihe Imana erega igitinda, ngo itinda gutabara atari uko yabuze tiki, itinda icyo cyumweru arabikurikirana. Inama yo kuwa mbere ku kindi cyumweru imaze guterana, isanga umwara batariko kanaka na kanaka nubwo atagikorana natwe rwose yararenganye gutya, bivuga neza ati boss wenda kuko yarenganye nanjye ejo mushobora kundenganya. Ariko arangije umwuka w'Imana umwe ari muri babandi bamugambaniye avuga tunga indoki ati dore ko byagenze. Bati nuko byagenze. Barangije bareba nyirabayazana ninde muri ako kazi kawe. Imana izamwimuramo, wowe ukomeze ukore kuko wayizeye Imana, wowe ukomeze ukore kuko wakiranutse, ngo kuko wakunze gukira ko cyo nzagukiriza. Wabaze wibuka ugatanga ikiwe mu 10, wabushyikira umurimo w'Imana ugashyira abakozi b'Imana mu rusengero rwawe, cyangwa se Imana ntabwo ishobora kugira gute. Imana ntabwo yakureka. Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye. Imana niba abagabo bati naho itadutabara ntabwo dushobora gupfukamira ibigirwamana, ngo buyongegeze itanura, ngo kandi umwami Nebukadinezari yakundaga abandi ba Meshaki na Saduraka, ntimwakwihakana iyo Mana yuko itegeko n'iteka byacitse. Arangira batuye ntago twakwihakana iyo Mana. Ati rero niba bafate bagiye gute, nibabashyire mu itanura ry'umuriro. Ngo barababoha, barangije barabafata umwe kuri umwe babajugunyamo. Abandi babajugunyemo bya birimo iby'umuriro birabasingira, byakira babandi uwo bajugunye n'ubajugunyemo. Babandi bajyamo ngo umuriro bagira gute, barakongoka. Babandi bagiye ngo umwami agiye kureba, ngo agiye kubona areba muri wa muriro, ngo abona harimo abantu 4, kandi abantu 4 bagize gutera abonamwe abantu 3, ngo kandi babohotse, ntago bari bakiziritse, ngo barimo bagenda banezerewe. Reka mbabwire bene data, iyo amahirwe yakabira kumanutse mu bibazo uranezererwa. Naho birabango ko ndimo twajugunye, ngo arye twajugunye abantu bangaye mu itanura. Bati bari 3 nyakubaho. Bati ko ndimo ndeba mu wa 4. Haleluya. Bibira tubwira neza ngo arangije ngo abonamwe abantu 4, aravuga ndabonamwe abantu 4, ngo kandi barabohoye ntabwo bakiziritse. Haleluya. Atangira guhishurirwa, aravuga ngo wa 4 birashoboka yuko yaba ari umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Haleluya. Ngo arangije aravuga ngo Danieli atangira kubahamagara. Bibira tubwira neza ngo barangije, Bibira ambwira neza ngo arangije ako kanya aravuga ngo igihugu cyose tujye busenga Imana ya Meshaki na Saduraka na Abedenego. Iriya mbonye ko ariyo Mana. Haleluya. Imana ishobora gushwaza abagize gute, abari baguhagurukiye. Uyu munsi Imana ibashwaze. Ndavugana n'umuntu uvuga ngo nanjye nkeneye Imana ko yabize gushwaza abari bampagurukiye. Imana ize kurwanya abandwanya. Imana ize kwimura abamvanye ku ntebe y'ubuyobozi. Yesu ashimwe. Nshuti yanjye humura. Humura, bariya n'abantu, ariko Imana ni Imana kandi ikora mu bumana bwayo. Imana irambwe ngo ije kugutabara mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uranyumva aka kanya, agahinda ni kenshi, nababwiye ngo kwiriza ubusa. Ndashaka sengane nawe muri ibi bihe. Ndashaka ko dusengana, Imana igira ikikora. Ndashaka ko dusengana, Imana igira ibyihindura. Ndashaka ko dusengana, Imana igira ibyizura. Ndashaka ko dusengana, Imana igira bihagurutsa. Ndashaka ko dusengana, Imana izana abakuburanira. Ndashaka ko dusengana, Imana yongera igaruke mu byawe. Ndashaka ko dusengana, business yawe yari yarahagaze yongera running, yongera igende. Ndashaka ko dusengana, Imana ihindura amateka yawe, abantu bahindura amagambo. Ndashaka gusengana nawe urimo kunyumva muri aka kanya. Sinzi uko bimeze, ariko mfite Imana. Dufite Imana ibasha gukora cyane iyo uruta ibyo twibwira, ibyo dusaba. Iyo tubabwira birakora, birafatika.
muve ku bantu babatekera imitwe. Ari umwe arimo avuga ni n'umukunzi w'iradiyo, umuntu aramubwiye ngo ndagusengera, nindangiza kugusengera umpe amafaranga, ngo niba ari amafaranga y'iki sinzi nayo bajya bacara y'iki, baca amafaranga y'iki, bajya mu biciro ngo sinzi yamwariye ngo umuhaye make ngo yongere. Oya, abo ni abajura, abo ni abaseseye. Kwa Yesu hariyo byose, kwa Yesu nta kijya kimunanira. Byereke Yesu, dufite Imana ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba. Ibyo abantu batekereza, ibyo abantu bazi, Imana yacu igize gute, ifite byinshi. Hari impamvu Imana yagusize. Ese byashaka kukwica ntago byizi? Ese kutapfuye kiriya gihe? Yesu ashimwe. Kutapfuye kiriya gihe nuko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Rero wikangwa n'ibyo urimo kubona, wikangwa n'igicuku cya nyuma. Ndavugana n'abantu iyi minsi, mbona Imana igiye kugirira neza. Imana ije kugirira neza iminsi ngahe? Iminsi 60 itarashira, n'amezi 2 atarashira. Uhereye none Imana ije kukugirira neza, ariko nimara kubikora uzamenye ngo Imana niyo yabikoze. Imana yacu irashoboye kandi irahambaye. Ndashaka gusengana nawe utarakira Yesu ngo mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Subiramwe aya magambo uti mwami Yesu, uyu munsi wa none numvise ijambo ryawe, menye kuri Imana itanegurizwa izuru, menye kuri Imana ishobora byose, menye kuri Imana ibabarira ibyaha. Mwami Yesu mbabarira uyu munsi, mbabarira ibyaha byanjye, amazina yanjye uyavane mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'abaho ubugingo buhoraho. Niba usubiyemo ayo magambo urakijijwe. Ndagiye kugusengera, ndashaka gusengera none wowe uri mu nteze amatwi, sinzi ikibazo ufite, ni indwara urwaye, ni amadeni nawe uzi ko wakwishyura. Ora makasekere mandere boko, ndavugana nawe warahize. Ibibazo urimo kunyuramo ni imihigo wahize, ariko umaze guhiga imihigo ntiwayihigura. None umunsi uri mu ngaruka zabyo. Imana yo mu ijuru kubabarire, kuko nibyo urimo kunyuramo. Imana irambwiye ngo humura, humura, iguhaye iri jambo kugira ngo uhumurizwe. Hindukira wihane, Imana irakubabarira, Imana irakugira neza kandi agufungura amarembo yari yafunzwe mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe ufite urugendo umaze iminsi ukeneye Imana ko zikagushyira muri urwo rugendo. Imana yacu ni Imana y'amahoro, ni Imana igikora ibitangaza. Mwami Yesu, mwami mwiza, niwe Mana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, niwe Mana niringira, kuba kuwiringira ntabwo ujye bakoze isoni. Mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe arakwakiriye. Aka kanya reka imbaraga z'ubuzima, aka kanya reka imbaraga z'amahoro, aka kanya reka imbaraga zizura, aka kanya reka imbaraga zitabara, aka kanya reka imbaraga zihindura, aka kanya reka imbaraga ziduhinda imibereho mishya. Mwami Imana wururuke, mwami Imana ukora ibitangaza bya, mwami Imana tukubone, mwami Imana tukuvuge, mwami Imana tuvuge ku Uwiteka kuri Imana ikomeye. Reka agakiza kawe kamubera inkomezi guhera umunsi wa none, ntakongere gusubira inyuma, ntakongere gusubira inyuma. Aka kanya aragarutse, aka kanya aragarutse, akimara kumva ijambo ryawe aragarutse, akimara kumva ijambo ryawe aragarutse. Mu izina rya Yesu Kristo Mana ndasenza aka kanya ngo ukuboko kwawe gukomeye, wambwiye ngo mbwire ubwoko bwawe ngo hari imbaraga mu gusenga, ngo kwiriza ubusa no gusenga. Harimo imbaraga zihindura ibihe, hari imbaraga zihindura amateka, hari imbaraga zituma baduhagurukiye bose bahindura amagambo. Mana ndasenze ngo kugira neza kwawe Mana kumanuke aka kanya, kuboko kwawe gukomeye mwami kumanuke, ineza yawe imanuke, ijambo ryawe rimanuke mu izina rya Yesu Kristo. Mana ubohora ubwoko bwawe, uwo nguwo ukijijwe amateka ntakongere gusubira inyuma, kuko mu gakiza niho tubonera amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'abamenyi ingabo, uwo nguwo urwaye uri Imana ikiza indwara mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyiringabo Uwiteka, nabonye uriya mwana umukiza imyuka mibi yari yaramubase mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera mwami w'abami, uriho imyuka mibi, sinzi aho yaturutse, sinzi aho yavuye, ariko icyo nzi neza nuko arababaye, nuko arababaye.
umuryango urababaye mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndasengera n'uwo wizerera mugenzi we kubera intambara arimo, kubera ikibazo arimo, Uwiteka Nyiringabo, Mana aka kanya, Mana iyi saha, reka ukuboko kwawe mwami w'abami Nyiringabo kumanukire gukiza, kumanukire kumukiza. Iyo ndwara si yo kumwica, niyo guhimbaza Uwiteka w'Imana. Data tuzagushimira kuko azaba amaze gukira, kuko azaba atanga ubuhamya mu izina rya Yesu. Mvunaguye imbaraga mbi zose z'umwanzi, senya ibicaniro by'abazimu n'abadayimoni, senya ibicaniro by'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni, senya ibicaniro by'imbaraga mbi z'ikuzimu, senya ibicaniro byari bihagurutse, byari bihagurukiye, byari bije kunaniza abana b'Imana. Uwiteka Nyiringabo Imana, ngwino wigaragaze, ngwino wigaragaze nk'Imana, ugaragare mu mbaraga z'Umwuka Wera, ngwino wigaragaze nk'Imana. Imbaraga zawe Yesu zigaragare ku buzima bwe, zigaragare ku buzima bwe. Ineza yawe Yesu igaragare mu izina rya Yesu Kristo. Ku ijambo ryawe rirambwira ngo ahari kurira kwararira umuntu, impundu zikavuga bukeye. Mwami wanjye Nyiringabo, hari abarimo kurira iyi saha, hari abababaye iyi saha, hari ababajwe iyi saha, hari ababuze icyo bakora iyi saha, ariko uri Imana itagira uko igenza, uri Imana igihindura ibikomeye bikaba ibyo byoroshye, uri Imana igizura ndetse n'ibyari byapfuye ushoboye kubizura. Wageze i Betaniya iwabo wa Lazaro, urangije ibirambwira neza ngo uhamagara Lazaro. Lazaro ava mu gitu. Ntiwitaye ku minsi yari ishize n'aka kanya Mwami, ntabwo witaye ku bihe, ntabwo witaye ku minsi yabirangiye. Mwami Imana, uwo muntu ari mu ntambara, uwo muntu ari mu bibazo, uwo muntu mu biteye ubwoba, uwo yabuze icyo yakora, uwo yabuze icyo yavuga, uwo yabuze aho yatabarirwa, uri Imana igitabara. Tabara intore zawe, tabara abana bawe, barengere kuko uri Imana, barwanire kuko uri Imana, biteho kuko uri Imana, bahumurize kuko uri Imana, baha amahoro kuko uri Imana. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenya imigambi yose y'umwanzi, ndasenya imbaraga mbi zose z'umwanzi, ndakubita hasi byishyira hejuru kubarwanya no kubananiza. Aka kanya ndasenga Mwami abarwayi bakire. Aka kanya ndinginga ngo kubaho kwawe Mana kumanukira ubwoko bwawe, kumanukira abana bawe, kumanukira abateze amatwi radiyo aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ibyara amarira Mwami wabihindura ibirori, ibyara amarira wabihindura ibyishimo, ibyara amarira wabihindura umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara umunezero, ndahamagara umunezero muri ruya rugo Mwami wanjye Nyiringabo Imana. Uru rugo Mwami wanjye ndushyize mu biganza byawe, ndarukweretse ndwingingira nk'umukozi wawe Mwami untumye kuri iyi saha mu izina rya Yesu Kristo. Uru rugo reka rwongere rubona ibyishimo, reka rwongere rubona amahoro. Ndirukana umwuka wari wicaye mu rugo wa divorce, ndawindukanye divorce va mu rugo rwawe, divorce va mu rugo rwawe, divorce yagwiruka mu rugo rwawe. Ntukongere kugira mu ijambo, ntukongere gukora muri uru rugo mu izina rya Yesu Kristo. Guhera uyu munsi umugabo n'umugore bagiye kuzuzanya, bagiye gukorera hamwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana turasenga ngo abana bacu, uravuga mu ijambo ryawe ngo bazigishwa n'Uwiteka. Igisha abana bacu, ubigishe Mwami ubumenyi nubwo abarimu babaha, ariko ubwenge buva kuri wowe Mana. Ndasenga kubw'uyu mubyeyi ahangakiye n'umwana we Mana, ndamusengera ngo ugira ngo aka kanya yongera abone ubwenge, yongera agira ubwenge, ubwenge buvuye kuri wowe, ubwenge buvuye muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Guhera aka kanya reka Mwami w'abami Nyiringabo abona ubwo bwenge, abona ubwenge. Amanota ye ntakongere kuba inyuma, kuko waravuze mu ijambo ryawe ngo ntituzaba imirizo ahubwo tuzaba umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Na Mana ndasenze ngo uwo mwana guhera Mwami igihembwe gitaha agiye kubona amanota, kandi agiye kubona amanota menshi mu izina rya Yesu
Yesu Kristo kuboko kwawe kwiza mwami ndasenze kugira ngo kumumanukeho kugira ngo kumumanukeho imbaraga zawe zimumanukire aka kanya ineza yawe Yesu Kristo igaragare mu izina rya Yesu Kristo ibyari bimubangamiye ibyari bimuhagurukiye ibyari bimuciye intege ibyari bimuteye ubwoba bavuga ngo ntibishoboka mwami wabamenye ingabo turavuga ngo biracyashoboka kwagaruka mu rugo rwe biracyashoboka ko urugo rwe rwakongera rukagira ubuzima biracyashoboka ko uwo mwana yakongera akagira ubwenge biracyashoboka ko amahoro yaba muri uwo muryango mu izina rya Yesu Kristo Mana ndasenze ngo kubaho kwawe Mana kumanukire buri wese uteze amatwi y'iradiyo abona ubutabazi abona amahoro abona imbaraga zawe abona urukundo rwawe abona ijambo ryawe mwuka wera turaguhamagaye ngwino ukora imirimo n'ibitangaza ngwino uhembura intore zawe ngwino uhembura abana bawe ngwino uhembure mwami w'abami hembura intore zawe zigutakira kubanywa na nijoro aba barimo gusenga amasengesho abo bari ku gicaniro binginga Mana ndabasengeye ngo kugira neza kwawe mwami kugaragare kukuri Imana igidukiza kukuri Imana igidutabara kukuri Imana igiturengera kukuri Imana igitwitaho kukuri Imana igifite ubutware n'ubushobozi ngaho bashoboze ngaho barengere ngaho biteho ngaho bakomeze bongere basubize mu imbaraga waravuze mu ijambo ryawe ngo abasore b'imigenda bazacogora ariko bagutegereje uzabasubiza mu imbaraga Mana turasenze imbaraga zawe Yesu Kristo zimanuka kakanya imbaraga zawe Yesu Kristo ikibariro nk'Imana ugaragare nk'Imana mu mbaraga z'umwuka wera kandi ijambo rye rirambwira neza ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega Mana ndasenga aka kanya reka abana bawe reka intore zawe mwami ntizongere kunyeganyezwa ntizongere gusubira inyuma ntibongere kunanirwa ntibongere gucogora ahubwo bamenye ko Uwiteka ari we murengezi kandi Uwiteka ari we mutabazi tabara abana bawe ubiteho muri byose tabara intore zawe ubahumurize nabo barabona ihumure rivuye ahera hawe urakoze Yesu Kristo urakoze kuko uri umukozi w'umuhanga urakoze kumvishe gusenga kwanjye abantu bose mwami bari bakurikiye ubutumwa bwiza reka bakire ubuzima reka bakire kubohoka reka bakire kubohorwa reka bakire gutabarwa reka bakire kurengerwa nawe reka bakire amahoro ava kuri wowe reka bakire ijambo rivuye kuri wowe kandi Uwiteka Nyiringabo Imana ntibakibagirwe kuzana amashimwe mu nzu yawe ntibakibagirwe gutanga ubuhamya bavuga imirimo n'ibitangaza ujye ukora urakoze Yesu urakoze mwami w'abami urakoze gitare cy'amahanga urakoze kukuri byose muri byose kandi urakoze kutajya unanirwa mu izina rya Kristo Yesu niho nsabye byose mbyizera amen. Ushobora kuba ukeneye telefone yanjye ni 07 88 43 00 85 07 88 43 00 85. aho mwari kumwe ni Pastor John Karimbanyi ndabakunda cyane Imana yo mu ijuru ibamera umugisha. Ushobora no gukurikira channel yanjye bayita Peace Gospel TV ukayisakira ukayibona hari link yayo ubakurikira utambukije. Turabakunda cyane Imana abishimire. Bye bye.